dutangiranye n'umwana muto w'umunyeshuri ubwo ngubwo yari avuye ku ishuri, kumbuka agenda hari ikigabo cyari cyamukurikiye, arebye inyuma arakibura, aravuga ati ese nta muntu wankurikiye ko numva wagira ngo hari ikintu cyankurikiye, kumva ibyo umukobwa arimo gutekereza nibyo, hari ikigabo cyari cyamukurikiye. Ubwo umukobwa ko akomeza kugenda, yakomeje kugenda ahita yongera agaspeed ariruka kuko yumvaga inyuma ye hari umuntu waba wamukurikiye, kumbi koko hari ikigabo cyari cyamukurikiye. Umukobwa ageze hano arongera aravuga ati ariko nyamara ndi kwiyumvishamo ko hari ikintu cyankurikiye, arongera arahindukira ngo arebe kuko nimo nta kintu cyamukurikiye, akibuze aravuga ati Imana ishimwe, nari nzi ko hari umuntu ushobora kuba yankurikiye, Imana ishimwe. Kumba kiri aho ngaho barakwereka cya kigabo cyamukurikiye cyese kimuturuka imbere kiramufata gitangira kumujyana, kimubwira kiti vayo tugende. Kumbi koko cyakamujyanye hari undi muhungu wese ubibona, aravuga ati uriya mukobwa se baramushimuse, reka njye guhamagara polisi vuba vuba. Ubwo wa muhungu yahise akuraho telefone atangira guhamagara polisi. Ikigabo nacyo gikomeza kujyana umukobwa, ngo barakwereka ucyo gakomeje kujyana umukobwa avuga ati ese wa mugabo we wandikuye urinde. Iki ngiki nacyo yakomeje kumukora kivuga kiti vayo tugende, ubwo gikomeza kumukurubangana. Umukobwa nawe ariko akomeza gusakuza cyane avuga ati nyabura ni mu ntabari barashaka kuba bangirira nabi. Ubwo barakwereka cya kigabo ko cyakamukuriye cyamuzanye hano, kikimara kumuzana hano cyaramubwiye kiti ngaho gumaho. Ngo ikigabo cyaraje kimushyira ahangaha mu kazu, kirangije gifungaho. Umukobwa akomeza kuvuga ati ndakwinginze wa mugabo we sinkuzi wingirira nabi. Iki kigabo gitangira kuvuga kiti humura rwose ntabwo ndi buze kuba nakugirira nabi, nta kintu kibi ngamije kuri wowe kuko wowe uri umukobwa wanjye rwose, uri umukobwa wanjye, nuko nashaka kuba nganiraho nawe by'akanya gatoya. Iki kigabo menya ari igisazi we, gitangiye kwita umwana w'umukobwa ngo ni umukobwa wacyo. Umukobwa yarakibwiye ati reka reka ndikora, wowe sinkuzi, we ntabwo uri papa wanjye. Ubwo iki kigabo cyarasetse kiravuga kiti kamanzi najya kugushakira ibyo kurya ndaza tubiganireho rwose, ariko ndabizi neza ko uri buze kwemera ko ndi papa wawe. Uyu mukobwa yarumiwe, yaravuze ati ese wa mugabo we wambabariye nkigendera, wa mugabo we uranshakaho iki? Ikigabo cyose kimufungirana ha hantu cyari cyamushize, kirangije kirigendera. Ubwo umukobwa asigara asakuza avuga ati ndabinginze rwose ni mu ntabare, nimba hari umuntu uri hano hafi nabashe kuba yantabara. Ubwo ikigabo rwose cyagiye giseka cyane kivuga kiti nongeye guhura n'umwana wanjye rwose, ibyishimo ari byose. Ikigabo nimba ari igisazi nimba ari igiki, kibonye umwana mu nzira gitangira kumwitirira ko ni umwana wacyo. Umukobwa yakomeje kurira cyane avuga ati nyabuna umuntu uri hano hafi rwose, umugira neza uri hano nabashe kuba yantabara, ndabingize rwose nkeneye ubufasha bwanyu. Ubwo umukobwa yakomeje gusakuza cyane, ariko asakuza cyane rwose nta muntu wagombaga kumutabara kuko nta muntu wari aho ngaho hafi. Ubwo barakwereka mama w'umukobwa yaje hano kuri polisi, aravuga ati polisi ndabinginze rwose mutabare umukobwa wanjye yavuye ku ishuri n'ubwo ntabwo arangeraho, kandi ubu ngubu yakabaye yangeze. Rero sinzi ukuntu byagenze, ni mutabara umukobwa wanjye rwose, umukobwa wanjye hashobora kuba hari ikintu kibi cyamubayeho. Ubwo uyu mugore ukomeza kuvuga ibi ngibi, umupolisi akamubwira ati ibyo ngibyo rwose ni ibintu bisanzwe bibaho, ibyo nta kibazo. Kuba umukobwa yatinze gutaha wasanga yagiye gusura sheri wiwe, wowe ukabyita ko ari ikibazo cyabaye. Umubyeyi ati oya umukobwa wanjye nta sheri agira, ibyo ngibyo abaye abikoze yakabaye yabimbwiye, ariko kugeza izi saha nta kintu umukobwa wanjye na kimwe arambwira. Ubwo umupolisi aramubwiye ati wowe genda utegereze amasaha 48, nyuma y'amasaha 48 uze kuba wagarukana, turi buze kugufasha rwose nta kibazo. Ubwo uyu mubyeyi yaramurebye aravuga ati ese wa mupolisi we, ibintu ngusaba ntabwo ari ibintu bigoye, ndimo kubwira ko umukobwa wanjye maze igihe ntaramubona, ariko we nta kintu urimo kumfasha. Umukobwa wanjye ubu ngubu ntabwo arangeraho, aribwo urimo kumbwira gutegereza iminsi 2, urumva nk'umubyeyi ibyo bintu ashobora kubyihanganira? Polisi aramubwiye ati ariko twebwe nibwo twabasha kwandika iyo dosiye, kuko ntabwo tuvuga ngo umukobwa twahita dutangaza itangazo ngo umukobwa we yabuze aka kanya, ukimubura nta nubwo umunsi urarangira. Urumva ibyo ni ibintu bitumvikana neza, ntabwo ibyo bintu byumvikana rwose. Wowe genda utegereze, numara gutegereza neza iminsi 2 irangiye nibwo uzagaruka tukagerageza natwe kureba nimba twashaka umukobwa wawe. Ariko wasanga yagiye no mu nshuti ze bagatindayo. Ubwo uyu mubyeyi se amufata aravuga ati polisi ndakwinginze fasha rwose, ibyo nibyo uri kumwe ngo yagiye mu nshuti ze yagiye gusura shiri wiwe, ibyo ngibyo ntabwo umukobwa wanjye rwose yabikora. Kumbe umubyeyi akiri aho ngaho yazengereje polisi, barakwereka hari umwafando wese wagera
yaravuze ati bimeze bite? Ubwo yabwiraga umupolisi asanze hano aravuga ati uyu munsi mu gitondo hari raporo twakiriye ngo hari umukobwa wabashije kuba washimutwa hariya ku muhanda, ndagira ngo iyo raporo ugende uyikurikirane umenye ngo uwo muntu washimuswe ninde, umenye ngo byagenze bite. Ako kazi ndakaguhaye, ako kazi uze kuba bagakurikirana. Ngo barakwereka wa mukecuru akimara kubyumva yise avuga ati ariko ubundi uwo nguwo muri kuvuga buriya si umukobwa wanjye, uwo ni umukobwa wanjye rwose, ndamya ntashidikanya ko ari umukobwa wanjye rwose, ndabinginze nimutabara umukobwa wanjye. Ubwo uyu mupolisi yaravuze ati nta kibazo mama, humura niba ari umukobwa wawe rwose turibuze kubimenya, uwo muntu bashimutse turibuze kuza kumubohoza, turibuze kumenya ko ari umukobwa wawe, wowe komeza wihangane utegereze, kuva twamaze kubimenya rwose turibuze kubikemura nta kibazo. Umubyeyi yaravuze ati rwose ndabinginze nk'abapolisi mwihangane mukora akazi, umukobwa wanjye mbashe kuba namubona kuko ndamukeneye cyane, hashize igihe ntamubona. Ngo barakwereka tugarutse inyuma, kumbe hano muri resitora cya kigabo cyaraje muri resitora gitangira kugongana n'abantu. Kumbe kino kigabo cyibye ibiryo cyagonganye n'uyu mwana w'umukobwa gihita kimwiba ibiryo mu buryo bwihuse cyane, gikemara kumwiba ibiryo cyahise kigenda kirukanka. Ubwo abangaba basigaye bavuga bati bigenze bite? Umusifuzi yasigaye ari kuvuga ati ibi bintu rwose maze imyaka 3 rwose nkora akazi k'ubuseriveri, ariko ibi bintu n'ubwa mbere byambaho rwose, ibi bintu ntabwo byari bisanzwe, ndabona bidasanzwe. Umusore yambwiye ati arega ni impanuka zibaho, impanuka ntaho zitaba. Ngo barakwereka umuseriveri yagiye kuzana ibindi biryo, kombi barakwereka cya kigabo kimaze kwiba ibiryo cyaraje kivuga kiti umukobwa wanjye w'igikundiro mbashije kuba nakugurira ibiryo muri resitora, ndibuze kwizera ko uri buze kubikunda kuko ugiye kubirya nanjye ndimo gusangira nawe. Ngo cyaraje kirafungura ngo kizaniye umukobwa wacyo ibiryo. Umukobwa disi yari yamaze kunanirwa, yari yasinziriye. Gusa mbibutsa kuri utarakora subscribe, urasabwa gukora subscribe ubundi tukazajya dukomeza kubana kuri video yose nkize hano kuri YouTube, ndetse ntuzibagirwe no gukanda notification kugira ngo nidushizeho video uzajye uhita ubibona mu bambere, kandi ukande na like ndetse na comment y'ukuntu iyi video yacu waba wayibonye. Ubwo barakwereka cya kigabo cyazanye ibiryo kirangije gitangira kubyutsa wa mwana w'umukobwa kitiyo mbega umwana wanjye ukuntu ari mwiza, ati umwana wanjye rwose ndabona yarabaye mwiza cyane, uyu mugabo rwose natwe byaducanze, nimba koko ari umwana we nibyo bintu tutazi, kuko turabona uyu mugabo arimo kwiyitirira uyu mwana w'umukobwa ngo ni umwana we. Uyu mugabo ko biri kose wasanga afite ikibazo cyo mu mutwe. Ubwo yakomeje kuvuga ati rwose umukobwa wanjye reka mubyutse rwose aze tuze kuba twasangira rwose, ibi rwose ni ibintu byiza cyane, ni ibintu ninarahoje zintekeza mu nzozi zanjye rwose kuba nasangira n'uyu mwana w'umukobwa. Ubwo rwose ikigabo cyakomeje kumwitegereza ariko kigenda kimukorakoraho kivuga kiti ewana mbega umukobwa urabona ukuntu tunasa, ati mbega. Ubwo umukobwa hano barakweka yarabyutse asanga ikigabo rwose kirimo kumukorakoraho, yise avuga ati wa kigabo wendekura, ndakubwiye ngo ndekura, singushaka iruhande rwanjye. Ikino kigabo cyavuze kiti ceceka mvuye kukuzanira ibyo kurya, ubu ngubu njye nawe tugiye kuba twajya rwose, kandi ndabizi ko uri buze kwishimira gusangira nanjye. Ubwo ikigabo cyatangiye kumuzana ibiryo imbere ngo babashe kuba barya. Ubwo umukobwa yise afata bya biryo arabinaga aravuga ati wa mugabo we njyewe sinshaka kuba nasangira nawe, icyo nshaka ni ugutaha, ngendekura nigendere rwose ndashaka kugenda. Uyu mugabo yaravuze ati ariko wa mukobwa we nubwo urimo kwitiranya ibintu, njyewe nta gahunda mfite yo kukugira nabi pe, ntago njyewe mfite gahunda yo kuba nakugira nabi, nyamara ushatse wareka ukanyumva basi ukabasha kuba warya, uko ndabizi urashonje, kuva mu gitondo ntago wigeze urya, niyo mpamvu rwose ugomba kureba ukuntu barya then tukaganira. Ubwo umukobwa yise nagabye ibyo cyari kirimo kumuhereza, arangije aragicika arasohoka ariruka. Barakwereka uko umukobwa yakirutse. Ubwo ikigabo nacyo cyatangiye kumwirukaho kivuga kiti umukobwa wanjye ndakwinginze wigenda mukobwa wanjye. Ikigabo cyakomeje kumwirukankaho kimwita ngo ni umukobwa wacyo. Umukobwa nawe barakwereka yakomeje kwiruka arimo gucikanwa n'ikigabo. Ikigabo nacyo gikomeza kumwirukaho kiti umukobwa wanjye rwose urimo kujya he, wisiga papa wawe rwose aragushaka, papa we ntago ashaka kumusiga. Reka umukobwa yarakomeje arirukanka cyane, ibyo ngibyo ntiyashakaga kubyumva kuko yabonaga uyu mugabo ari umusazi. Ibaze guhura n'umuntu mu muhanda n'ubwa mbere ntumuzi ntakuzi, ahubwo atangiye kuza avuga ngo ni papa wawe, nawe rwose ibyo bintu kubyakira ndabizi neza ko ari ibintu byakugora cyane. Ubwo umukobwa yakomeje kwiruka kugira ngo arebe nimba yacika ikigabo.
ikigabo nacyo cyakomeje kumukurikirana cyane kivuga kiti ndakwinginze rwose wigenda, ndakwinginze winsiga, ndashaka kuganira nawe, nta gutinda, n'ubundi nta kintu kibi ndenda kugukorera, icyo nshaka ni ukuganira nawe gusa. Umugabo nimba ibyo avuga ari byo, natwe nibyo tutaramenya. Ngo barakwereka umugabo yakomeje kwirukanka ku mukobwa avuga ati sawa mukobwa rwose ko ninaniriwe, waretse kungora, wahagarara tukabasha kuba twaganira. Ngo rwose barakwereka ikigabo cyakomeje kwigusa umukobwa we rwose yarirutse aragisiga cyane. Umukobwa uko yakirutse ageze hano aravuga ati reka nitsimbe hano kiriya kigabo kize kuba cyacaho, kuko ni nitsimba hano ntago kiri buze kuba cyambona. Ngo barakwereka umukobwa yaraje yitsimba hano, yitsimba cya kigabo ngo kitaza kuba cyamubona. Ngo ikigabo cyageze hano kibura ahantu wa mukobwa arengeye, kiravuga kiti mukobwa wanjye ugiye he? Mukobwa wanjye ko nakubona ugiye he? Waje ukaganira na papa wawe, ndakwinginze rwose bisiga papa wawe, vayo ubashe kuba waganira na papa wawe. Kumbi barakwereka umukobwa we yari yitsimbye hano. Kumbi umukobwa akitsimbye hano hari umuntu wese umukurura, akimukurura yese amufata ku munwa. Kumbi ni wa musore wagiye kumuhuriza polisi. Ubwo uyu musore yese amubwira ati humura ni njyewe, wigerageza gusakuza cyane, kuko nusakuza uriya mugabo ari buze kuba yakumva akugirire nabi, atahubwo vaho tugende twitonze. Ubwo batangiye kumanuka gake gake bitonze. Gusa umukobwa sinzi ukuntu wakandagiye ku giti arangije arasakuza. Uyu musore amubwira ati oya wisakuza. Kumbi ikigabo nacyo cyari kiri aho hafi kirimo kuvuga kiti ese umukobwa wanjye rwose yaba ari hehe? Ubwo barakwereka uyu mukobwa rwose bakomeje kumukora bitonze. Uyu musore yakomeje kumutabara avuga ati wowe gira gake gake tugende. Ikigabo nacyo cyari kiri aho hafi ngo kirimo gushaka umukobwa wacyo. Gusa umukobwa rwose kugendera mu biti byari byamucanze, yagendaga akandagira ku giti akanyera akaba arasakuje. Kumva ko yagasakuje cya kigabo cyahise kimwumva. Ubwo ikigabo cyahise kiza nacyo kirukanka kivuga kiti umukobwa warangiye rwose ndakwinginze wisiga, ndakwinginze winsiga. Ubwo barakwereka wa musore yabonye atabivamo yise aza yirukanka aza guhamagara polisi. Aravuga ati polisi turabinginze ni mutabare rwose, hano hari umuntu ushaka kuba yatugirira nabi. Ubwo abapolisi barabibonye baravuga bati harabigenze bite? Wa musore yise aza na wa mukobwa aravuga ati uyu mwana w'umukobwa mubashe kuba mwamutabara rwose, mubashe kuba mwagumana nawe, uyu mwana w'umukobwa ari mu byago, hari umuntu urimo kumukurikirana cyane. Umukobwa aravuga ati ni mu ntabare rwose munkize uriya mugabo, kuko njyewe arashaka kuba yangira nabi. Umupolisi aravuze ati humura nta kintu uri buze kuba rwose. Ubwo yise abwira uyu mukobwa ati wowe uba uri hano rwose ndaje impangane n'uriya mugabo urimo kubakurikirana. Ubwo cya kigabo cyakomeje kuza kibiruka. Umupolisi yese avuga ati wowe turavuze ngo hagarara aho ngaho, iyi ngiyi ni polisi, zamura amaboko yawe vuba vuba, urimo gushaka guhohotera abantu. Iki kigabo cyaravuze kiti oya ntabwo ndimo gushaka kubahohotera, abo ni abakobwa banjye, uwo ni umukobwa wanjye rwose. Ubwo umupolisi rwose ibyo ntabwo yarashaka kubyumva. Ubwo yise amufata amaboko atangira kumwambika amapingu. Iki kigabo nacyo ariko gikomeza kuvuga kiti nyabona ntabwo ngiye kuba nagira nabi, uriya mwana w'umukobwa ntabwo ngiye kuba namugira nabi, ni umukobwa wanjye, ndabinginze nimunde kure mbashe kuba navuga n'umukobwa wanjye. Umukobwa yise avuga ati ntukabeshye, wowe ntabwo uri papa wanjye rwose, ntabwo uri papa wanjye. Ubwo iki kigabo wese bagifata baravuga bati wewe tukujyane kuri sitasiyo ya polisi, ugomba kuba wafungwa. Ubwo uyu mukobwa nawe baramubwiye bati noneho nawe vuba tukujyane kuri sitasiyo ya polisi ubashe kuba wasobanura ukuntu ibintu byose byagenze, ukuntu uriya mugabo yashatse kuguhohotera. Ubwo umukobwa yashimiye umusore aramubwira ati wakoze cyane rwose kuba wantabaye, igikorwa wakoze ni igikorwa cyiza cyane. Uyu musore aramubwira ati wewe rwose genda kuri polisi uze kuba wavuga ibintu byose uriya mugabo yagukoreye, bazi kuba bamuhana, kuko uriya mugabo yabashe kuba yaguhohotera cyane. Uyu mukobwa disi yahise ayoborera uyu musore avuga ati wakoze cyane rwose, uri umusore w'umwana mwiza. Ubwo ibyo ngibyo bikirangira polisi yahise imubwira ati ngaho vuba tugende ujye gusobanura ukuntu byose byagenze. Kombi barakwereka kuri polisi mama w'umukobwa yari ategereje. Kombi bese binjiza cya kigabo cyari cyashimuse umukobwa we. Ubwo mama w'umukobwa yaje avuga ati uyu niwe washimuse umukobwa wanjye. Umupolisi yahise avuga ati yego n'uyu, gusa umukobwa wawe ari inyuma. Ubwo iki kigabo cyakomeje kuvuga kiti ariko mama ni mumbabare rwose, ntabwo nigeze nshimuta umukobwa we rwose, nta kintu kibi nari ngambiriye. Kombi mama kiri aho ngaho umukobwa wese yinjira. Yo mama yarishimye cyane, yaravuze ati mukobwa wanjye ndongeye ndakubonye rwose, nari nakubuze, nari nahangayitse. Ubwo umukobwa yatangiye kuvuga ati mama kiriya kigabo njyewe
cyanteraga ubwoba, kiriya kigabo cyazaga cyita papa wanjye kandi ntabwo nkizi pe. Ubwo mama w'umukobwa yahise agenda aravuga ati wa kigabo we gute washatse gushimuta umukobwa wanjye? Ubwo yatangiye kugikubita, iki kigabo nacyo gikomeza kuvuga kiti ntabwo nashatse gushimuta umukobwa wawe rwose, ntabwo nigeze mbigerageza, ahubwo nashaka gusuhuza umukobwa wanjye kuko uriya ni umukobwa wanjye, njye ndi papa wiwe, nashaka kumusuhuza byonyine. Uyu mubyeyi yarikanze, yaravuze ati wowe nguri iki? ngo uri papa w'umukobwa wanjye? Ntabwo bishoboka rwose, wowe ntabwo aba papa w'umukobwa wanjye. Ubwo umugabo yakomeje kuvuga ati rwose njyewe ndi papa w'umukobwa wawe rwose, ibyo nkubwira byose ntabwo nkubeshya. Ubwo umubyeyi yarikanze, yaravuze ati se waba uri Alberto ra? Ati ko nzi ko Alberto ari papa w'umukobwa wanjye. Ubwo yareguye akuyeho gakeya bya bisatsi bye biri mu maso, yarerebye arikanga, yaravuze ati ese na Alberto? Ati se Alberto byakugendekeye bite ko mbona wabaye nabi cyane? Ubwo abapolisi bagiye kujyana uyu mugabo, wa mama yahise yitambika aravuga ati oya mwe muretse kumujyana, uyu mugabo mwe muretse kumujyana. Ubwo umukobwa yahise avuga ati mama nsobanurira, ubundi ni ukubera iki uyu mugabo arimo kwita papa wanjye? Ntabwo mbyumva rwose. Ubwo bagiye kumujyana, wa mukobwa yahise yitambika aravuga ati no mube muretse kumujyana, njye ndashaka gusobanura. Ubwo yabajije mama bati ese mama koko uyu nguyu ni papa wanjye? Mama we yaravuze ati yego uyu nguyu ni Alberto, ni papa wawe. Ati mama bishoboka bite? Bishoboka bite mama? Ubwo uyu mugabo yatangiye kuvuga ati rwose mama ubasha kuba wambabara rwose, amakosa ni njye wayateye. Ati rwose cyagiye nkibasha kuba nagusiga ibintu byaje kugenda nabi rwose, ibintu byangendekeye nabi nkuko ntabyifuzaga rwose, mama uze kuba wambabarira. Ubwo barakwereka uyu mugabo yatangiye gusobanurira ibintu byose byagenze kugira ngo yisange ku muhanda. Kumbi barakwereka cyari igihe kimwe umugabo rwose yasaga neza, umugabo yari arimo kugenda, umugore arimo kumuhagarika avuga ati ndakwinginze rwose winsigana n'uyu mwana mutoya. Ubwo umugabo yaravuze ati ngomba kugusiga rwose, niboneye undi mugore nkunda, we ntabwo nkigukunda rwose, niboneye undi mugore ngiye kubasha kuba n'abana nawe. Ubwo uyu mugore yamubwiraga ati se wa mugabo we uransize ugiye he? Unsiganye n'umwana wanjye ngusanze undi mugore? Uyu mugabo yaravuze ati oya ibyo ntabwo nabyihangana rwose, ntabwo nakomeza kubana nawe ntagukunda rwose. Uyu mugore yakomeje gutakamba avuga ati ndakwinginze Alberto, ndakwinginze wigenda rwose, winsigana n'uyu mwana mutoya, urabona uyu mwana ni mutoya cyane, uramutse udusiganye rwose ntabwo byaba ari ibintu byiza. Ubwo Alberto yakomeje kuvuga ati ntabwo byakunda, njye mfite undi mukobwa nkunda, gute nshobora kuguma hano kandi ntagukunda? Ngomba kwigendera rwose nkasanga uwo nkunda. Ubwo barakwereka nuko nguko Alberto yafashe ibikapu byiwe arigendera, asiga mama n'umwana bari aho ngaho. Mama asigaye arimo kuvuga ati Alberto ibintu ukoze ntabwo ari byo rwose, kwifata ukansigana n'umwana muto nk'uyu nguyu, wakwihanganye ukaguma hano tukabasha kuba twarira umwana wacu. Yo mama w'umukobwa yararize cyane asaba Alberto kugaruka, ariko Alberto yari yabyanze. Kumbi nuko nguko byagenze. Ubwo mugabo yaravuze ati rwose umugore nashatse nanjye yarantaye, n'ibintu byose nari mfite, imodoka yanjye, amafaranga byose yarabinyibye aragenda. Nuko nguko naje kuba nisanga ku muhanda, gusa rwose mbasabye imbabazi rwose, mbasabye imbabazi nivuye inyuma pe, basi mumpa amahirwe nzi kuba naganira n'umukobwa wanjye. Umukobwa wanjye buri uko nicaraga, buri uko nateraga intambwe yose nabaga ntekereza umukobwa wanjye. Umukobwa wanjye nta gihe na kimwe nigeze ndekera kumutekereza, niyo mpamvu basi ndimo kubaka amahirwe mbere yuko bajya kumfunga, mumpereza amahirwe basi mbashe kuba naganira n'umukobwa wanjye niyibura niyo byaba bwarimo. Yo abangaba dise bakomeje kumva inkuru y'uyu mugabo, inkuru y'uyu mugabo ibakora ku mutima. Ngo uyu mugabo nawe yakomeje babwira ati umugore wanjye kuva ngiye rwose nagusiga, kuva natandukana nawe ubuzima bwanjye bwose bwangendekeye nabi, ubuzima bwanjye ntabwo bwigeze bubabwiza habe na gato, ndetse nanjye ubwanjye nicuza impamvu naba naratandukanye nawe. Gusa basi ubu ngubu ikintu mbasaba ni ikintu kimwe, mumpereza amahirwe mbashe kuba naganira n'umukobwa wanjye, kuko umukobwa wanjye nicyo kintu cyonyine natekerezaga mu mutwe wanjye, ntabwo nigeze mwikura mu mutwe wanjye. Ngo umukobwa yarebye wa mugabo aramwitegereza, aramubaza ati ese wa mugabo we none se ibintu byose wakoraga ntabwo washakaga kuba wambabaza? Ati mbwiza ukuri, kumbi wancimuse udashaka kumbabaza?
uyu mugabo yaravuze ati oya ntabwo rwose nashaka kuba nakubabaza rwose, ntabwo nari mbigambiriye, ntabwo njyewe nabaza umukobwa wanjye, icyo nashakaga kwari ukuganira nawe byonyine, kwari ukuganira nawe basi nkabasha kuba nagusuhuza, nta kindi kintu kimwe nari ngambiriye pe. Ngo barakwereka mama w'umukobwa yatangiye kuvuga ati ariko rero nawe Alberto wakoze ikosa, njyewe n'umukobwa wanjye rwose wadukanze, wari uduteye guhangayika, ngubu twese turi aho ngaho turi kuvuga tuti umukobwa wanjye bamushimuse, n'umukobwa wanjye yari azi ko bamushimuse, niyo mpamvu rwose wakoze ibintu bibi cyane rwose. Uyu mugabo yaravuze ati rwose ni mumbabarire, nanjye ndabizi ko ari ibintu bibi nakoze. Ngo bakiri aho ngaho abapolisi baravuze bati murimo kudutinza, uyu mugabo tugomba kumujyana tukajya kumufunga. Kumbi bataramujyana wa mukobwa yise yitambika aravuga ati oya uyu mugabo mube muretse kumujyana rwose. Ubwo barakwereka umukobwa yatangiye kuvuga ati burya rero buri muntu akenera amahirwe ya kabiri, ndabyumva neza ko uyu mugabo yakoze ikosa ryo kuba yatema mama wanjye akagenda, ariko rwose nta kibazo rwose, nanjye kuva kera nkiri umwana nahoraga nifuza guhura na papa wanjye, nahoraga nibaza nti ese papa wanjye ameze gute, ubundi amakuru ya papa wanjye, ariko rwose kuva ubu ngubu nkubonye ati mama ndakwinginze rwose reka uyu mugabo tumuhereze amahirwe ya kabiri rwose areke kubaho muri ubu buzima. Abapolisi bamaze kubona ibyo ngibyo bahise bavuga bati okay uyu mugabo reka tumukureho amapingu rwose, mumukure amapingu abashe kuba yavugana n'abantu biwe. Ubwo barakwereka bapolisi nabo bafashe wa mugabo batangira kumukora amapingu, barangije barigendera, baravuga bati ibi rwose ni ibibazo by'imiryango ntago tugiye kuba twabyitaho. Ubwo barakwereka mama umukobwa yatangiye gufata umukobwa we, aravuga ati mwana wanjye rwose ndabizi neza ko wakuze udahura na papa wawe, wakuze utazi papa wawe, niyo mpamvu kuri iyi nshuro rwose nanjye ngiye kuguhereza amahirwe basi, kubera ko utarezwe na papa wawe muri kano kanya ubasha kuba warirwa na papa wawe, ndabizi ko wakuze umukeneye. Ati iki nicyo gihe rwose nawe tangira wumve urukundo rwa papa wawe. Yo umumama disi yisemo kubabarira umugabo wari waramutaye, aravuga ati nta kibazo uyu mugabo reka tumubabarire nawe abashe kuba yahabwa amahirwe ya kabiri. Uyu mugabo yaravuze ati murakoze cyane rwose ndanabashimiye. Yo umukobwa yarishimye cyane, yahobeye mama wiwe aravuga ati mama urakoze cyane kuba ubabariye papa wanjye kubw'ibintu bibi yaba yaragukoreye. Umukobwa yaje no kuri papa we niwe aramuhobera, aravuga ati papa reka nizere ko nawe ugiye kuba wakwisubiraho ukaba wahinduka umupapa mwiza. Ubwo nanjye ngasoza mbabwira nti burya buri muntu akwiye guhabwa amahirwe ya kabiri. Murakoze.